ufite ikimenyetso sarira simusiga papa arira umupapa ejo yatangaje ko bibarutse papa intwari papa intwari aya ntago wabinkora nawe papa intwari arira urayifite video ndayifite video ya papa intwari nagize nje yarahiye gusa yarahiye nyuma yo kurera nyuma ageze ku ngingo tuzabana ndakwinginze bikore nk'ukora agatitire kagezweho ko kuri YouTube twumve kuri YouTube ubu ntago narenga ku mahame oya nk'ukuntu abantu batwika oya hari zana myiza yavuze ngo aya mbere yavuze ngo mu marira menshi umunyarwenya Rusine Patrick asezeranye imbere y'amategeko n'umukobwa bakundana witwa Irene ariko hakaba n'izindi hakaba n'izindi mbwira zigira ziti nyuma yo kunanirwa gusoza indahiro kubera umuvu w'amarira atemba mu biro by'umurenge birangiye asezeranye imbere y'amategeko comments abantu bavuze abantu ba congratulatinze bamwifurije ishya n'ihirwe mu rugendo yinjiyemo hanyuma ariko nubwo ibyo biri aho ngaho icyabaye mu by'ukuri ni iki ni uko umunyarwenya Rukundo Patrick agira akazina ka Rusine buriya Rusine ngo ni rya papa we Rusine Rudasinda Rwizihirwa ubwo Rwizihirwa akaba n'umunyamakuru wa Kiss FM uyu munsi asezeranye imbere y'amategeko rero akaba yasezeranye na Irene numvise ariko usa nk'usoma nimba ari Irene sinzi uko bivuga nanjye nabyumvisha bivanga handitse Irene nyine niko Irene ni ku mbuga nkoranyambaga uwase rero basezeranye ageze hagati y'igitini ngo ufite n'ufite ufite yavuze ngo iki tabeshyira umunyarwenya ntago yarira Rusine ntukabeshye Rusine yarize ni Rusine rutarira ahubwo Rwizihirwa Rusine ntago yarira ahubwo rwishima yaririye ku ibendera aho ari kuvuga agenda aceceka aho hose ni ahantu amarira arimo gushoka aho ngaho ngo uko twabyiyemeje rero amarira yari amuciye mu ijambo ahangaha n'umudamu arimo ararira na Rusine arimo ararira ndabyumvise rero yari yambaye ikote ryiza cyane ry'umweru n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara ipantaro y'umweru n'umudamu yambaye ya myenda badoda myiza cyane y'abadamu y'umweru ahantu hose make-up yabita mu pyagara amureba mu maso akamwenyuramo gake kurira bitaraza bataratangira ibyo kurahira ejo Rusine Patrick Rukundo Patrick kankoresha amazina ye yashyize hanze amafoto agaragaza Irene umukunzi we akuriwe ya mafoto bajya bafata y'umudamu akuriwe urumva ayashyira hanze atangaza ko yibarutse intwari umwana we yamwise intwari abantu banza soze ayo mashusho yabona nkabona iyo foto nahise nibuka ko no mu minsi ishize Rusine aherutse kwambika impeta umukunzi we ngira ngo ibyo nabyo urabizi ndabizi noneho ariko nyoberwa impamvu ahisemo kuduha ayo mashusho nyamara amaze igihe kinini yaribarutse yarabigize ibanga ariko aha nigeze kubivugaho wanga ko tuvuga ku munyarwenya mugenzi wawe urasimbuka
njyewe ndasimbuka aha nabivuzeho mvuga ni Rusine ariko n'umwana nawe yari ahari igihe poropoze abantu badukurikira baba babyibuka usimbukira kure nk'amazi agutwitse ndavuga ni ko umwana ahari kuki bimeze biti umwana yari ahari se umwana njye nabonye umwana ariko ku mugoroba nibwo nabajije umuntu ko Rusine ashyize hanze aya mashusho yanyibwira mu magambo ati bavuye gukora make-up hano ku gisimenti no guteresha inzara atubwiye ko afite umurenge ejo iryo ryo nariraranye ubwo nibaza uko biza kuba bimeze ariko urabona yuko byari ibirori byiza. Congratulation kuri Rusine ateye intambwe ikomeye n'ibirori ngo biri vuba. abo amakuru ahari yaduhe noneho ni sawa aravuga iki nahagazeho si ngombwa ko yahagararaho yatubwira nuko rero n'ibirori byose impamvu yarindiriye ari uko agira ngo byose abijyanishe ku murongo habeho gutera ivi bijyane na ese ntitubone umwana bataratera ivi yego babanza batera ivi tubone umwana bajye mu murenge ahubwo ukuntu narinzi ahubwo bikurikirana yego hari kubanza umurenge ukabanza umurenge umwana akaza nyuma ariko ikintu kiriho cyo nuko amaze yagaragaje ko nyina ari royo hari cyane cyane mu myidagaduro urabizi ariko ngira ngo urabizi ahantu henshi baba bari kumwe bamara igihe kinini cyane bakundana rero gufata umwanzuro ni ibintu byiza cyane ubwo ni uko gahunda zimeze mu bari bariyo muri uyu mwaka icyo nicyo dushaka kumenya muri uyu mwaka bisigaye ku makuru ntahagazeho yego hanyuma mu bari harimo na Mugisha Emmanuel aka Clapton Kibonke nawe yari ariyo ndetse n'abandi batandukanye bamushyigikiye ubwo rero nuko gahunda zimeze tuhave